Twongeye kubaramutsa mwese abadukurikiye kuri channel yacu Iraguha Isaac Official. Uyu munsi rero ngira ngo murabona mu mashusho ndimo ndabereka napero. Napero ni umutako mwiza cyane, umutako ufite forme nziza bitewe nuko wawushatse. Ni umutako ushobora gutegura ku ntebe z'imifariso cyangwa se ukawutegura ku meza cyangwa se ku rukuta cyangwa n'ahandi hantu hose ubona ubereranye naho. Ngira ngo nkuko mubibona rero ni napero, uburyo ikorwamo muraza kububona bitarenze kuwa mbere kuri iyi channel yacu. Ushobora kuvuga uti se turiya tuntu dukase udukata n'intoki hanyuma ukatuzinga nyuma ukagenda utupfundikanya kuriya bimeze. Ushobora kwibaza uti se ubikora ute, ugira gute? Muzayibona rero, ariko murabona ko napero yacu ari napero nziza rwose, nk'abageni, nk'abantu bifuza kurushinga. Ni akantu keza ushobora gutegura ukaba wagashyira mu nzu yawe, ku meza se, kuri televiziyo se, kuri ampli, kuri radio, ahantu hose ushobora kuba wagashyira. Narababwiye rero ngo mukore subscribe kuri iyi channel yanjye kugira ngo ibintu byose byiza, amasomo nshishaho, nawe uzabashe kuba wamenya kubikora, kugira ngo igihe runaka nawe uzajye ubyikorera, utaka inzu yawe, ukora ibintu byinshi bitandukanye. N'ubu udakeneye kuba wabigurisha, nawe ubwawe mu rugo ube wifitiye ibikoresho byawe bwite. Rero ndabasaba kugira ngo mukore share, comment, like, ndetse kandi munasangize bagenzi banyu kugira ngo buri wese abone kuri ibi byiza. Ubutaha nzabereka uko bakora isakoshi y'abamama mu masaro, za sakoshi z'inyakenya mu masaro. Ndabararika kugira ngo mukore subscribe ndetse mukore no kukazogera kugira ngo ibintu byose nzajya nshyiraho mujye muhita mubibona nkimara kubishyiraho. Nizeye ko uru rubuga iyi channel izabafasha kunguka ubumenyi bugiye butandukanye, cyane ko mfite ibintu byinshi nzabigisha ncije kuri iyi channel yanjye Iraguha Isaac Official, kandi nkanabashimira ko mukomeje kudushyigikira. Cyumweru cyiza rero, mwari kumwe nanjye Isaac Iraguha. Ndabifuriza kugira umunsi mwiza wuzuyemo ibyishimo n'amahoro aturuka ku Mana.